Reka dukomeze kugenda dusobanura akantu kandi kuri izi nzozi zo kurota amazi cyangwa se kurota ubona uri koga mu mazi menshi. Abantu benshi bakunze kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye kuri izi nzozi, ariko uyu munsi niyo mpamvu mba ndi kugenda nsobanura buri kantu kugira ngo ubashe kuba wagenda usobanukirwa, wamenya ubutumwa buba bwihishe muri izi nzozi. Ariko se izi nzozi zo kurota ubona uri koga cyangwa se kubona uri mu mazi ni mbi cyangwa ni nziza? Ese amazi asobanuye iki mu buzima? Ahubwo se ujya wibaza byinshi ku nzozi zo kurota amazi? Ese ubundi amazi avuze iki mu nzozi? Ikindi kandi ese kurota ubona uri koga mu mazi atuje kandi amazi asukuye byo bishatse kuba byavuga iki? Ahubwo se nanone kurota ubona uri koga mu mazi yanduye cyangwa se amazi ubona adasa neza cyane byo bishatse kuba byasobanura iki? Ikindi kandi ese wigeze kurota ubona warohamye? None se nyuma y'ibyo ngibyo ujya wibaza ubutumwa bwaba bwihishe inyuma y'izo nzozi zo kurota ubona uri koga mu mazi? Nanone kandi nkwibutse ko icyo ubonye mu nzozi gishobora kuba cyakwereka cyangwa se cyasobanura ibiri kuza cyangwa se ibikurimo uyu munsi. Ibi byose ndetse n'ibindi byose wibaza kuri izi nzozi zijyanye no kurota amazi cyangwa se kurota ubona uri koga, naje ngo tubiganireho tunonosore akantu ku kandi. Tegereza gato wumve ibisobanuro bitangaje, ariko mbere ko dukomeza ndakwibutsa gukora subscribe nimba wakunze video yacu kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane, kandi ntibibagirwe kuba wakora like cyangwa se wakanda like, nabyo usanga bigenda bidufasha muri comment. Nawe nimuze kuba mwakibagirwa nimwumva refresh mu tubwire ati ni sawa cyane. Reka turebere hamwe igisobanuro cy'amazi mu nzozi. Ubundi amazi mu nzozi ni ikimenyetso gikomeye cy'amarangamutima, ubuzima bw'imbere, ibigeragezo cyangwa se umugisha. Iyo urose amazi si amazi gusa ureba, ahubwo n'amarangamutima yawe bwite ndetse n'ibitekerezo byawe n'ukuri uri kubamo cyangwa se ugiye kwinjiramo. Iyo amazi atuje kandi asobanutse, ahanini ni ikimenyetso cy'amahoro. Ariko iyo urose amazi ameze nabi, yahinduye isura cyangwa se yahinduye ibara, ubona arimo imiraba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bitari byiza cyane mu mazi, yuzuye kandi atemba cyane, cyangwa se arimo ibintu bidasanzwe cyangwa bidasobanutse neza cyane, akenshi aba ari ubutumwa ko hari ibintu bitameze neza mu buzima bwawe. Uko niko biba bimeze. Noneho reka turebere ubwoko bw'amazi mu nzozi. Ubwoko bwa mbere cyangwa se ingingo ya mbere, amazi asobanutse. Iyo urose uri kogera mu mazi meza atuje kandi ubona ari amazi y'amahoro, bishobora gusobanura amahoro n'impinduka nziza zigiye kuba zakugeraho muri iyo minsi. Bishobora kandi kukwereka ko uri mu bihe byo kwisukura mu bitekerezo, kwiyakira no gutangira ubuzima bushya. Uyu munsi ngiye kubagezaho igisobanuro gikomeye cyane cyangwa se igisobanuro cy'inzozi abantu benshi bakunda kuba barota cyangwa se bakunda kurota kenshi gashoboka. Wakibaza ngo se izo nzozi ni izihe? Kurota uri mu mazi cyangwa se kurota woga. Yes, izi nzozi rero abantu benshi bakunda kuba bagenda bazirota, ariko bakaba batazi ubutumwa buba burimo cyangwa se batazi icyo ziba zishatse kuba zasobanura. Ikaba ariyo mpamvu cyangwa se bukaba aribwo buryo tugiye kuba twarebera ubwoko bw'amazi mu nzozi. Dore tugiye kwibanda kuri izi ngingo zigera kuri enye, ngiye kuba nagenda nkusomera imwe ku yindi. Iya mbere, amazi asobanutse. Iya kabiri, amazi yanduye cyangwa se yijimye. Iya gatatu, amazi atemba cyane cyangwa se arimo imvururu. Iya kane, kurota warohamye cyangwa se uri koga ubona bitakoroheye, muri make bikugoye. Izi ngingo uko ari enye cyangwa se ubu bwoko bw'amazi mu nzozi, reka dusobanure duhereye ku ngingo ya mbere, amazi asobanutse. Iyo urose uri koga amazi meza cyangwa se amazi asobanutse, bishobora gusobanura amahoro n'impinduka zigiye kukugeraho muri iyo minsi. Bishobora kandi kwerekana ko uri mu bihe byo kwisukura mu bitekerezo, ukwiyakira cyangwa se gutangira ubuzima bushyashya. Ku ngingo ya kabiri ngo amazi yanduye cyangwa se amazi yijimye. Ahangaha ni amarangamutima mabi uri kuba watwikirwa. Ushobora kuba ufite ibibazo bitarakemuka cyangwa se ibikomere byo mu mutima. Iyi ngingo uze kuba wagenda uyumva neza cyane. Ngo amazi yanduye cyangwa se amazi yijimye, icyo abashatse kuba yavuga mu nzozi ngo aha ni amarangamutima mabi uba uri gutwikirwa. Ushobora kuba ufite ibibazo bitarakemuka cyangwa se ibikomere byo mu mutima. Ashobora kandi kugaragaza ishyari, umujinya, kwigunga cyangwa se ubwoba bufitanye isano n'ubuzima bwawe. Ahangaha tugeze, waba turakora subscribe
nimba utarayikora ndakwibukije ngo uyikande like nayo uyikande kandi comment nabwo uze ko wajyamo ugire icyo utubwira, birakomeza kugenda bidufasha cyane. Reka tujye ku ngingo ya gatatu, amazi atemba cyane cyangwa se amazi arimo imvururu. Muri make y'amazi ubona nyine ko ibintu bitari kuba byamera neza cyane. Wakwibaza ndetse bishatse kuba byavuga iki mu bijyanye n'inzozi. Ibi ngo bishobora kuba byasobanura ibimenyetso by'akaga cyangwa se ibibazo uri kunyuramo, cyangwa se nanone ushobora kuba wajyamo cyangwa se ushobora kuba ugiye kujyamo mu minsi iba iri imbere. Akenshi bituma usabwa kuba maso no kwitekerezaho neza cyane. Reka twihute cyane ku ngingo ya kane ari nayo ya nyuma, kurota urohamye cyangwa se uri koga ubona bita koroheye. Akenshi iyo urose warohamye bibishushanya ko hari ibibazo biri kugenda bikunanira, wenda nk'umutwaro w'ubuzima, ibibazo by'akazi cyangwa se urukundo. Ariko iyo urota woga ukabona uvuye mu mazi neza cyane, ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo ibintu bikugoye uzabisohokamo neza cyane. Reka turebere hamwe icyo inzozi zitwigisha. Aha niho dusubira ku gaciro k'inzozi n'ubutumwa cyangwa se nk'ubutumwa. Akenshi iyo urota uri mu mazi ni uburyo bwo kwerekana ko hari igice cy'ubuzima bwawe ukeneye gukoraho cyane, nk'amarangamutima, imyitwarire cyangwa se ukuri kugaragazwa n'ibibazo cyangwa se nanone impinduka. Nanone kandi ubutumwa bushobora kukubwira uti reka gushaka guhunga ibibazo, ujye ubihagarara imbere bizageraho bikemuke, cyangwa se bukubwira uti hindura inzira witekerezeho mbere yo gufata icyemezo runaka. Wowe tugeranye kuri uyu munota ntago nakemera kugenda ntaguhaye inama cyangwa se ntaguhaye inama zigera kuri 3 kandi zishobora kuba zagenda zigufasha. Wakwibaza ngo se iyi nama ya mbere ni iyihe? Niba urose amazi menshi ibuka uko wiyumvaga, ibuka nimba wari wishimye cyangwa se wari ufite ubwoba, kuko ibi byose bifite ibisobanuro bitandukanye. Andika inzozi zawe buri mu gitondo kuko zikwereka ibitekerezo byawe by'imbere n'icyerekezo cyawe cy'ubuzima. Inama ya gatatu ari nayo ya nyuma, saba Imana cyangwa se usenge ushaka ubwenge bwo gusobanukirwa. Ubundi akenshi inzozi ni ubutumwa buvuye ku Mana cyangwa se ubwonko bukaba buri kukwereka ibikurimo. Niyo mpamvu mpora mbabwira cyangwa se mpora mbasaba kudakerensa ibintu by'inzozi, uzifate uko iboneye cyangwa se wumve ko ari ibinyoma gusa. Ntabwo byose biba ari ibinyoma. Nyine hari inzozi ziza zikaba nta kintu nyine ntacyo zisha nta n'icyo zikiza, ariko hari izindi nyamara ziba zizakubera ubutumwa bukomeye cyane mu buzima bwawe. Rero biba byiza cyane iyo bihaye agaciro ukabasha kuba wamenya icyo bigiye bisobanuye. Niyo mpamvu nanjye nafashe iya mbere ndavuga ngo reka nze hano kabisa kuri Gato Challenge TV tujye tugenda dusobanura akantu kandi ku bintu bijyanye n'inzozi, dore ko abantu benshi bakunda kuba bagenda bazirota. Nanjye nibwo buryo najemo cyane ngo tugende tumenya buri kantu kose, ariko nkubutsa ko turimo tugana ku musozo. Nimba turakora subscribe rwose wayikanda bigakomeza kugenda neza cyane. Nyemerera ngushimire wowe twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza aho kigiye kuba cyarangirira. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana. Niba warigeze kurota inzozi nk'izindi zitwandikiye muri comment cyangwa se n'izindi zarizo zose, nyandikira muri comment mbashe kuba nagufasha ubashe kuba wagenda umenya icyihishe inyuma y'izo nzozi wagiye urota, kuko twebwe inzozi yaba nto yaba nini ibyo byose tubicamo tukamenya icyo bishatse kuba byavuga, tukamenya ese ni ubutumwa yari kuzaniye cyangwa yari inzozi isanzwe, nk'uko bajya bavuga nyine inzozi nta kigenda cyangwa se inzozi ngo zirabeshya. Ubwo rero nimba ushaka kumenya ikiba cyihishe inyuma y'inzozi uba warose cyangwa se ubutumwa buba bukubiyemo,